Shalom, Bene data, Shalom aho muri mwese, Yesu Kristo umwami w'ibihe byose abaho umugisha. Uno munsi turi ku cyumweru tariki 3 ukwezi kwa 4 umwaka 2022. Kuko mumenyereye bigano cyacu Yesu Kristo ibihe byose, uno munsi ni wa mwanya mwiza. Amen, haleluya, ni wa mwanya mwiza tuba dufite kugira tugane ku ijambo ry'Imana, kugira ngo twumve ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo unajya tugira neza uko bukeye ko bwije. Impamvu kano kanya tugafata kugira tumushime, tumuhimbaza. Amen. Nawe mwene data aho uri, aho ndi, reka aho turi twese, reka tujye twishimira ko Kristo umwami wacu ibihe byose aba turinze ijoro n'amanywa. Kuko gusoza icyumweru kuva kuwa mbere turi mu buzi kugeza kuwa gatandatu ni ubuntu n'imbabazi, kugira ngo uwo munsi tujye dushima Imana ko iba idukesheje, ikaduha amahoro, ikaduha umugisha, tugashobora gukora ibyo tugomba gukora, kandi tukanayishima ko ari nziza itukorera ibikwiriye. Amen, haleluya. Uno munsi rero tugiye kuganira ijambo, tuvuganira ijambo ryanditse mu gitabo cy'abami ba kabiri. Amen. Igitabo cy'abami ba kabiri turaganira ku mutwe w'ijambo uvuga imirimo dukora umumaro igitumarira ku Mana. Amen. Imirimo dukora, imirimo nkora, umurimo ukora, cyangwa se imirimo ukora, cyangwa se imirimo dukora twembi muri rusange, ni imirimo ijya yibuka ku Mana uko biri kose, kuko Imana ntabwo ijya yirengagiza umurimo ushaka gukorwa ari wose ujyanye no buntu bw'Imana, ujyane n'ubwiza bw'Imana, uko ukorera Imana mu rukundo wuzuye ubuntu kandi wuzuye n'imbazi nyinshi. Amen, haleluya. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi nkuko bibabwiye naho tugiye kuganira, turasoma ijambo ryanditse mu bami ba kabiri. Nyakatse mu bami ba kabiri. Amen, haleluya. Turasoma mu bami ba kabiri mu izina rya Yesu. Igice ni cya 20. Yes, turasoma igice cya 20. Amen. Agataho ndanashima Imana ko agatoki muzi ko kamaze iminsi gafite ikibazo. Narababwiye mwamenye bene data, kandi nkomeje kubashimira abantu mwampaye, mwabashije kumpa pole, kunyihanganisha rwose, kandi uko bansengeye Imana ibafashe, Imana ibamugisha, birimo bigenda neza, urutoki rwose ubu birimo biza bimeze neza. Amen, haleluya. Mwami Yesu ajya bahumugisha, ajya bahumugisha iteka ryose bene data, ko ni umwami mwiza, umwami w'igikundiro. Amen. Tugiye kuganira ijambo ryanditse mu bami ba kabiri ibice 20. Turasoma kuva ku murongo wa 8 tugeze kuri 11. Amen. Tugeze kuri 11. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Ezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Ezekiya uyu mwene data cyangwa se bene data, ntabwo ari ibintu tujya tubwirwa, mwarabisomye, narabisomye, twembi turabizi, ariko ijambo ry'Imana rijya riryoha duhana ibitekerezo. Amen, haleluya. Uyu Ezekiya yageze mu bihe bikomeye, turabaho, kandi yari umutware ubwoko bw'Imana, ariko tujya tubaho ibihe Imana yacu ikaduha tukabaho, ariko tukagira n'igihe tukarangiza imirimo cyangwa tukarangiza ibihe byacu kuri inosi. None umukozi w'Imana iyo musomye murabona ukuntu byamugendekeye, ariko ahantu tugiye guhagarara ku murongo wa 8 kugeza ku 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Ezekiya abaza Yesaya ati, ni ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka azamvura, kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu. Yesaya aramusubiza ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye, gihamya yuko Uwiteka azasoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10, cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Ezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka herako igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi,
agisubiza inyuma intambwe 10. Amen. Bene data, hano umukozi w'Imana Ezekiya, umukozi w'Imana Ezekiya yarageze mu gihe gikomeye. Yarageze mu gihe gikomeye. Imana yisomye hari imbere yaho gato twavuga ko ijambo ari kongerwa iminsi ya Ezekiya. Nukuvuga ko Ezekiya yageze mu bihe. Uyu mukozi w'Imana Yesaya azaramuhanurira, amuzanira message uvuye ku Uhoraho Imana. Mwabisoma hari imbere, ujye musoma hari imbere. Ariko nkuko kugezwaho iyo message kandi ni Imana ibivuze mu byumve, ni Imana ibivuze. Amen. Ariko kubw'umwana w'umuntu, nubwo Imana ugasanga umuntu afite kwiganyira ati ibintu bigenze bite Mana, uyisoma amagambo menshi hariya, unakomeje ugasoma ko byagenze. Noneho umukozi w'Imana amaze kubwirwa ko amisi ngo tegura iby'urugo rwawe, niyo message yazanye, tegura iby'urugo rwawe kuko ugiye kuva ku isi yaramaze iminsi arwaye. Amen. Ariko noneho uyu mukozi w'Imana Ezekiya ngatakambira Imana ngo yahise ajya ivure. Yisomye hariya yagiye ivure, atangiye gutakambira Imana, naragukoreye, nakoze biriya. Noneho umukozi w'Imana Yesaya ngakimuhanurira yahise afata urugendo, yongera afata urugendo asubiye yaravuye. Ngariko ngataragira hagera, Imana yongera iramubwira ati mukozi wanjye Yesaya, ongera usubira inyuma hariya ubwire Ezekiya aya magambo. Umwami Imana, amen, haleluya, ngo yumvishe ngo gusenga kwa gutaka kwawe, ngo namarira yawe ngo bingezeho. Amen. Ngo bingezeho, ngo none ngumva ngo nkubwire ngo ubu ngiye kukuvura. Imana ngo ngiye kukuvura ubwo burwayi. Amen. Ngiye kukuvura ubwo burwayi ukire. Nene data nawe wumve ko uburwayi ufite, takambira Imana iteka. Nta minsi ufite, nta minsi dufite, urumva. Ariko igihe cyose turi mu kabazima kuko ndigiye ngo kinyongera, tugomba kuba dusenga Imana, dusaba Imana ibyo twifuza byose. Amen, haleluya. Kuko kuva kuri Kristo Yesu mujye bayamenda data dufite igihe kinyongera nk'iki Ezekiya yahawe igihe cy'isezerano rya kera. Ezekiya yagiye cyo kinyongera. Natwe kuva Kristo amaze kuboneka bene data, mwumve ko dufite igihe kinyongera mu byo dukora. Dufite igihe kinyongera cyo kwegera Imana. Dufite igihe kinyongera kugira dusaba Imana imbabazi. Dufite igihe kinyongera kugira kwegera Imana mu buryo bwose bushoboka. Aho twaciye, aho twanyuze, ibyo dufite igihe kinyongera. Niyo mu gihe umwe kumukabazima ugize Imana ukabuha ukabyuka, ujye ushima Imana, uyisabe kugira kongera igihe cyo gihe yakongereye umenye ko gikoresha. Amen, haleluya. Noneho Ezekiya akora ikiganiro na Yesaya aragaruka maze kubwira. Noneho hano aho ushaka ko duhagarara naha ngo Ezekiya abaza Yesaya ati ni kimenyetso ki? Kuko Yesu ashaka ikimenyetso. Niyo mpamvu ibintu byose dukora bene data tujye dushaka ibimenyetso. Dushaka imenyetso, Imana ituvugishika duhe ikimenyetso. Kandi genda muhanya wo kuhamya ibyo bintu. Iyo uko ikimenyetso kiboneka mu bintu byose bibaho, ushaka no baba mu kibazo kimeze gute, ukiha Imana ikakugira neza, ujye ubona ibimenyetso by'ibintu byawe, ujye ubona ikimenyetso cy'ikintu cyawe. Amen, haleluya. Imana yacu idufashe tugire neza. None na Ezekiya ngo abaza Yesaya ikimenyetso, amen, ngo cyerekana ko Uwiteka azamvura. Nshaka ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka amvura. Nzakuvura, ariko ngo nshaka ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka avuze ko azakuvura. Amen, haleluya. Ngo kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu. Kuko hariya Yesaya yambwira ati nabyambwira ngo uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu. Ariko Ezekiya ahantu yari yageze yanga avuga ati nshaka Imana impa ikimenyetso kizamvura nkajya no ku munsi nkajya no ku munsi w'Uwiteka ku munsi wa gatatu. Amen, haleluya. Ngo Yesaya aramubusubiza ati iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye, gihamya yuko Uwiteka azasoza icyo avuze. Imana Yesaya cyabwira Ezekiya ati iki nicyo kimenyetso Imana igihuguha cyerekanya ko Uwiteka Imana asoza icyo yavuze. None data ujye umenya ko niwiha Imana ugisaba ikintu cyose kubwo ubushobozi bwawe, wizeye ko Uwiteka Imana ajya asoza isezerano rye yasezeranye iyo ugisabye wizeye nta gushidikanya. Ijambo ryo kureba iyo usabye nabi rivuga ko yabasaba nabi, abantu basaba nabi
ntibahabwe amasezerano yo ntagire ikintu bahabwa kubera iki gusaba nabi. Tujye dusaba mukuri, dusabe ibyo Imana igomba kudukorera kandi Imana yacu yiteguye kubikora umwanya uwo ari wo wose. Amina, haleluya. ngo noneho ngo Uwiteka aguhaye igihamya yuko azasoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Mwumve ikimenyetso yahawe n'ibintu tujye dushiramo n'ubwenge, kuko ibintu byose byaba iby'Imana byabuze musanzwe shiramo ubwenge mwene data kugira bigende neza. Aramubwira ati ikimenyetso ushaka dore rero hitamo, ushaka kigicucu aho kigeze kijya imbere intambwe 10 cyangwa se gisubira inyuma intambwe 10? Ezekiel atekereza iyo abaho kijya imbere intambwe 10 ubuzima bwawe butaburangira, ahita aravuga ati oya, ngo kujya imbere icyo gicucu kujya imbere intambwe 10 ni ibintu byoroshye. Ati biroroshye pe, biroroshye. Ahubwo ahita yimubwira ati imabwira Imana icyo gicucu aho kigeze igisubiza inyuma intambwe 10. Amina, haleluya. Ni igisubiza inyuma intambwe 10. Mwumve ko ijambo ry'Imana rwego mwene data tekereza ukoreshe n'ubwenge. Ezekiya yaza kudakoresha ubwenge aho hantu mwene data byari kuba ibindi akakorerwa ibintu bikomeye. Urumva yahise amenya ko umunyurabwenge umwuka yahise amusanga kagiye guhabwa guhitamo. Iyo ahitamo cy'igicucu kijya imbere intambwe 10 ubuzima bwari kuba burangiye, ariko akoresha ubwenge aratekereza, umwuka aramusanga aramwigisha ati saba ko bisubira inyuma intambwe 10. Ni nako Ezekiya yahise yongerwa imyaka 15 yo kongera kubaho. Amina, haleluya. Ezekiya aramusubiza ati niko ntabyo twakora mu ngo 10 ngo Ezekiya aramusubiza ati biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10 ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Urabyumva? Niko Ezekiya yahise akoresha ubwenge atamenya ko ikimana ishatse kumubwira. Amen. Ariko yaza gusaba nabi, bakundi ijambo ry'Imana ngo hari abantu basaba nabi ntibahabwe ntibasohezwa amasezerano kubera gusaba neza. Niyo dusabye tujye tumenya gusaba ubwenge, dukoresha ubwenge. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana yosomye amakuru no bikubwira ngo no mu rusengero urimo uvugishwa ngo nuvugishwa ngo nurangiza urenzeho ubwenge. Amina, haleluya. Ibintu byose tujya duhura nabyo tujye turenzaho ubwenge kugira Imana yacu ibidukorere mu buryo bukwiriye. Amina, haleluya. None hano kuri 11 ngo nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka. Yesaya atatangira isengesho ako kanya bivuye kubwo Ezekiya asabye ngo igicucu cye gisubire iyo intambwe 10. ngo Yesaya ahita atakambira Uwiteka aravuga ati Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi. Mwumve Ahazi ahantu yarari igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi. Amina, haleluya. Rwa Ahazi ubwo muhita mubyumva namwe mukoresha ubwenge mwumva aho cyari kigeze, kuko icyo gicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi kigomba kwegeraho imetero 10. ubwo mwite mwumva aho cyari kigeze. Amina. Imana ikikora iki? Ngahazi igisubiza inyuma intambwe 10. Handi cyageze Imana igisubiza intambwe 10. Ezekiya ababonye indi myaka yo kongera kubaho. Amina, haleluya. Nawe mwene data kuno munsi nagira nkubwire ijambo ry'uno munsi naharigarukiye cyo nagira nkubwire nukuri tujye dusenga Imana twirige ko Imana yacu igomba dukora ibintu bikomeye kandi byiza pe tuva kwa tuyiringiye. Wumve ko muri Zaburi ya 34:4 ugira ngo Imana izakushya ibyo umutima wawe wifuza byose mukuri Imana izabitunganya. Ne mwene data kuno munsi reka tube nka Ezekiya hariya yakoresha ubwenge akamya gusaba kumenya ijambo rivuze Imana ivuze ikimana kibiza kwegera imbere igicucu cyegeye metero 10 cyangwa se gisubira inyuma metero 10. Urumva ko ari kibazo gikomeye. Udafashe umwanya utekereze ukoresha umwuka usaba Imana umwuka gusanga gusobanurira ntabwo apfa kubimenya. Hari gashango nimengiye kwihuta ariko ugasanga usabye nabi. Ariko Ezekiya itabwira ati umva biroroshye kwega igicucu kwa cyaje imbere metero 10 ni ibintu biri izi. Urabyumva nawe mu nyurabwenge zawe. Amen. Biroroshye ko cyakwegera imbere atariko gusubira inyuma nicyo kintu kigoye. Ati ye rero ni gisubira inyuma intambwe 10. Imana ibahumugisha, Imana iguhumugisha mwene data aho turi twese. Imana igitagutekereza tumenye isenga ryacu nuko tugomba gusaba ibintu Imana igomba kudukorera. Yesu Kristo ibihe byose umwami w'amahoro abahumugisha muri wese. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi naho gihagarariye kandi nije
ndabifurije ko tuzakomeza kubana ibihe byose. Yesu abahe umugisha, kandi ubwo tuzongera guhura mu cyumweru gitaha muri Yesu Kristo ibihe byose, umwami wacu w'amahoro. Ciao ciao. Shalom shalom.